Ibihe byiza wo gukurikira iyi channel ya Philadelifia ukaba ukunda ibiganiro byacu ukaba kandi waramaze gukanda ijambo subscribe utwereka ko dushyigikiye. Reka mvuge ngo amahoro y'Imana nakomeza abana nawe waba dukurikiye uri hano mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo, abumva ikinyarwanda ndetse n'abatacyumva mwese ariko mukaba mukanda kuri iyi channel katubifurize amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ubushize rero duheruka no tuganira ku kiganiro mpaka, ariko impaka nziza, impaka zubaka, impaka zirimo gusobanukirwa byinshi tugiye duhora nabyo muri uru rugendo rw'ubuzima bwo kubaha Imana no kumva ijambo ry'Imana ndetse n'impuguro n'imiburo by'ijambo ry'Imana. Ni muri urwo rwego rero bamwe mu batumirwa twongeye kubagarura hano kandi imbere yanyu musanzwe mubabona baza bavuga ijambo ry'Imana bagenda, ariko uyu munsi tubagaruye muri cya kiganiro mwakunze muri benshi, ikiganiro kivuga ku mpaka zigiye zitandukanye, umwaka baza agasobanukirwa. Nawe hari ibibazo wibaza twandikire muri commentaire aho hasi, mutubwire utubutaha muzaze muvuge no kuri ingingo, nanjye hari ibyo nibaza kuri ingingo, hari icyo ntekereza ko mwavugaho, utwandikire muri comment. Reka rero nere kubatindira mbanse mu pasteur kugira ngo abanze dusengera Imana, iki kiganiro gishyira imbere y'Imana, hanyuma tugaruke twanzika na topic yacu uyu munsi. Reka dusenge. Urakoze Mwami Yesu, turagushimye ugize neza kuri uyu munsi waturemeye kugira ngo tunezerwe, kugira ngo tubwire abantu kugira neza. Mu izina rya Yesu Kristo dusengeye umwanya tugiye kujyamo ijambo ryawe, dusengeye ibiganiro tugiye kuganira, badukurikiranye twabasengeye, bafite inzara n'inyota, imbaraga z'Imana zitubeho kandi ushyigikire umwanya ubane natwe cyane. Urakoze kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu. Amen. 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 Prince Robert, duherukana kera urimo gukora ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi twongeye kukwakira kuri channel ya Philadelifia kugira ngo dufashe by'umwihariko nk'umuntu ukora ibiganiro bya gospel umunsi ku munsi. Ufite ubumenyi ukura mu bantu wakira nibura abapasteri batari munsi ya 3 mu cyumweru. Bivuze ngo abavuga butumwa abatumishi baguca mu maboko. Even na mama pasteri no mukozi w'Imana, Imana yahagurukije mu gihe nk'iki ngiki, aravuga ubutumwa haba hano kuri Philadelifia, aravuga ubutumwa kuri radio Umucyo, ahantu henshi turamukurikirana. Niyo mpamvu twafashe kano kanya ka deba kugira ngo tubabaze bimwe mu bibazo twibaza, ariko tubariza n'abandi badukurikiye. Suhuza abantu badukurikiye Prince Robert. Reka mvuge ngo muraho neza, ubuntu bw'Imana n'amahoro ya Kristo naganze muri bo. Tujye mu mapasiteri. Buriya abantu bose ufite hariya nubwo utabazi visave, ariko Yesu yabwiye abantu avuga ngo nimwe twagumanye. Hanyuma aba bantu rero bagusubscribinze nawe nimwe mwagumanye. Ikindi umuntu ushobora kuba aje bwa mbere akavuga ngo ariko reka njye kureba uriya mubyeyi n'uriya mugenzi w'ibyo bari kuvuga, nawe reka tuguhe ikaze ukore aho hasi hari ijambo ritukura ni subscribe mu cyongereza cyangwa se s'abone mu kinyarwanda. Ndabasuhuje rero, nitwa Prince Robert, ndi mwene se muri Kristo Yesu, ndi umwe mu bavandimwe kubw'amaraso Yesu yadutangiye ku musaraba. Hanyuma umuntu utarinjira muri ayo maraso, utarinjira muri izo mbabazi, ubwashize nababwiye ngo mbahaye karibu mugize kujya kureba ikiganiro kindi nakoze kuri iyi channel, maze kuba umusangwa. Uri umusangwa turabyibuka. Yego. Urakoze cyane. Reka kandi na mama pasteri yongere asuhuze zintama, by'umwihariko abantu bakurikira iyi channel yongere abaramutse, bumve n'amavuta uramukanye muri uyu munsi. None ijwi rimeze gute? Murakoze cyane. Ndabashuhuje mwese abadukurikirana, inshuti za Kristo, abakunzi bacu, abavandimwe bacu, abadushyigikira kuri uyu murimo mwiza wa Kristo. Nariho mvuga ijambo, nariho nsoma ijambo Abrahamu Imana yamubwiye mu bice bya 12 y'itangiriro. Iramubwira ngo abazagushyigikira, abazagusabira se, ngo nanjye abazaguhesha umugisha nanjye nzawubaha. Rero nanjye nabifuriza umugisha mu by'ukuri, kuko muradukurikirana mukadusengera mukadushyigikira. Imana y'amahoro ijye ibaha umugisha. Aratangiye rero mama pasteur umugisha, ubwo umuhanga wo kurya ngo arakarabye, kandi burya ngukinisha kurya ukahagiramo. Ubu hari umuntu uri buze gutegereza ngo urakanze kumva ikiganiro bari buganire, kumva ikiganiro cyatangiye ntiyabimenye. Ubundi bakunda kuvuga ngo umunyonzi iyo ari burara ajya kunyonga cyangwa se ari buzinduka ajya kunyonga, abyuka mu gitondo yerekeza aho igare rye riri, arebe ko imashini zaryo zikora neza, zinyonga neza. Umuhinzi nawe akabyuka yerekeza aho yarari isuka ye, niko umushoferi utwara imodoka byuka yegura kontake ajya kureba ko amavuta ameze neza mu modoka ye, n'abatwara ubwato n'abatwara buri kimwe cyose. Reka rero ngaruka mvuga ntese Prince Robert, nkawe nk'umukozi w'Imana by'umwihariko nk'umuntu ukora ibiganiro by'ibokamana,
uyu munsi ni iki ubyukanye mu gitondo watangira ubwira abantu badukurikiye? Mu gitondo nabyutse ariko nasindi kuririmba ivuga ngo aracyariho Yesu aracyariho, aracyariho Yesu aracyariho, urupfu ntirwamuheranya aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho. Naho nabyukiye, naho naramukiye, ni naho nzanye, n'ubu niho ndi. Amen, amen, amen. Muramwumva rero Robert ko abyukiye mu mavuta yo kuririmba kandi arimo ararimba n'ababwira ko Yesu akiri ku ngoma kandi akiri umwami. Hanyuma rero mukomeze mu mwizere, ndetse nawe utari wamwizera ukibishidikanyaho, ikiri gutuma utamwizera nuko utaramusobanukirwa. Ariko umushuti wawe utuyoboye ikiganiro, uzi ko nasomye ijambo ry'Imana, abantu bazarimbuka, bakarimbukana na Satani, mubi se kibi. Uzi ikintu bazazira? Ntabwo bazazira ko batakoze ibyaha, batanihanye ibyaha, bazazira ko batizeye uwaje kubakiza ibyaha. Ngose yes, ntabwo abantu bazarimbuka kubera ko bihanye ibyaha cyangwa se batirinze ibyaha. Abantu bazazira ko banze kwizera uwaje kubakiza ibyaha. Okay, iyo content nayo rero turaza kuyigarukaho, udusobanurire neza ukuntu umuntu agomba kubisobanukirwa, kuko kwizera ni ikintu numva gikomeye. Ese umuntu yizera ryari? No kwizera ni ikindi. Hanyuma mama pasiteri, wowe ugize uti nanjye ndaje, uti uzakwifuriza umugisha, numishuka ko aramukiye aha abantu umugisha. Uramutse utanga imigisha bimeze bite? Ubundi wowe amavuta uramukanye nayahe? Nari niba mbaza Robert nti aramutse ate, wowe bimeze bite? Yewe mu by'ukuri ndamutse numva nezerewe, nejejwe n'Imana, nejejwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nyuzwe nabo. Kandi niyo mpamvu n'ukuri nifuriza abantu umugisha, kuko nabyukanye amahoro yo mu mutima. Nabyukanye amahoro yo mu mutima, isi idatanga, isi itaguha. Yego. Ariko mama pasiteri, iyo uvuze ngo ubyukanye amahoro yo mu mutima, ubundi ni ryari umuntu atakaza amahoro yo mu mutima, cyangwa umuntu yayagarura ate mu gihe yatakaje? Bivuze ngo hari igihe aho akabyuka ntayafite. Birashoboka, hari igihe ubyuka nta mahoro mu mutima, ukabyukana impagarara, Satani yakurashe. Nanjye ndimo nkubaza, ni ryari umuntu atakaza amahoro yo mu mutima, cyangwa ni ryari umuntu yagarura amahoro yo mu mutima? Se ni uruhe ruhare umuntu yagira mu kugira ngo abyukane ayo mahoro yo mu mutima, wumva nayo wabyukanye? No ndakureba no mu maso rwose nkabona uyu munsi yabyukanye amahoro mu mutima. Kandi amahoro yo mu mutima, amahoro atangwa na Yesu ubundi kubamwizeye. Yaravuze ngo mbasigiye amahoro isi idatanga. Nuvuga ngo rero ayo mahoro ni uyatanga, ariko hari igihe umwanzi Satani yakwambura, ukitekerezaho, gahura n'ikibazo runaka, ariko kandi uyagarura usenga, usoma ijambo ry'Imana. Okay, bivuze ngo umuntu ashobora gusenga amahoro yari yabuze akagaruka, cyangwa asoma ijambo ry'Imana akagaruka. Roba, nawe ni kubyumva se? Rero ngera ko byumva kimwe na mama pasiteri. Duhe verisiyo yawe twumve. Sicyo mama pasiteri, buri muntu wese yaba afite ukuntu abyumva. Avuze ijambo ryiza, aravuga Yesu yaravuze ngo amahoro ntanga, si nk'aya bisi batanga, sibyo? Iyo dusomye Bibiliya itubwira ko hari umugore w'umusamariyakazi wamusanze ahantu yari ari, akamubwira ngo wamaye amazi yo kunywa. Undi ati nasangira nawe gute tudahuje, tutari umwe namwe? Uri kumva? Amusubiza amagambo meza, aramubwira ngo iyaba waruzi. Aho niho nshaka kugera, ni naho nshaka kumva ku buryo ngiye ntumva kimwe na mama pasiteri. Iyaba waruzi umuntu ugusabye amazi, sibyo, wakamuhaye kuri ayo mazi y'ibiroha yanyu, ubona saa sita ku mugoroba akaba yagize gute, yashize, cyangwa se uko kayanywaho ukongera ukagira iki, inyota. Atari ko ngewe naguha amazi, uri kumva, utazongera kugira inyota ukundi. Bivuze ngo umuntu uri muri Kristo Yesu, donc umuntu yahaye aya mahoro wari uvuze, nta gihe saa sita azaryama, niko numva, sibyo? Nta gihe saa sita azaryama ngo amuvemo, sibyo? Nta n'igihe ku mugoroba azasinzira ngo amushiremo, kuko amahoro Yesu atanga ngo nta mubabaro yongeraho. Kabiri, si nk'aya bisi batanga. Buriya baretse tugendane none ko
tujya tumva abarokore benshi bavuga ngo satani ngo aturasa imyambi agira gute aho nta ruhare yaba agiramo mu kutwambara ayo mahoro Yesu yaba yatanze wenda akaba ariho abantu bashobora kuba bayatakaza. Abarokore kuvuga ngo satani arasa imyambi hanyuma yayirasa ngo ikabajomba nyine urumva hari n'abikomeretse. Niba umuntu uvuga gutyo ngere kubwanjye natekereza ko Yesu yajyaga abwira mwene abo ngabana akavuga ngo muri abaso satani donc batinya bene se kuko umuntu wamaze kwinjira muri Kristo Yesu akaba icyaremwe gishya akaba atakiriho ari Kristo uri muri we satani nta bushobozi afite bwo kugira gute no kumurasa umwambi. Ijambo ry'Imana ribiduha n'uburenganzira kamazana mu mapasteur ibyo bintu Robert avuze uremeranya nawe umuntu Robert avuze iyo uri muri Kristo Yesu uri cyari mu gishya ariko zakera biba byashize ariko tukiri kuri iyi si tuba dufite intera mu ntambara dufashe intera mu ntambara yego ni ukuvuga ngo ayo mahoro ushobora kuyamburwa mu kanya gato shitani ntabwo ni cya gihe urwara ni ukuvuga ngo umuntu shitani uko ubwo ngo mama pasiteri sibyo mama pasiteri ari kumvikanisha ko hari uruhare satani afite mu mutima w'umuntu ashaka kuza akaba anaguyemo Yesu ejo akazongera akagaruka mu birashoboka oya ntabwo amunaguyemo ariko hari imyamba kurasa ugatakaza ibyiringiro kuko ntabwo turajya none se Roba nawe tugaruke hano we aho ntiwaba uri kwibajisha kuko niba njye nasomye inkuru z'umugabo witwa Yobu yego niwe muntu wari umukiranutsi n'Imana yamureba ikavuga ati uyu mugabo kugeza ku rwego Imana imuhamiza ngo witegereje uyu mugabo arakiranuka bivuze ngo Imana yamugiriraga icyizere ariko hari ahantu Imana yageze imutanga mu maboko ya Satani. Ese Roba ntabwo umuntu ashobora kuba akirijwe yarakiriye Yesu umwami n'umukiza ariko Satani akaba yamusaba Imana kugira ngo amugerageze mu kumutanga niba warasomye ijambo ry'Imana neza wigeze wumva hari ahantu Imana yageze itanga ubugingo bwe? Oya ntabwo yatanze ubugingo yatanze umubiri sibyo kandi uyu mubiri n'ubundi usanzwe ari uwa Satani sibyo mu mapasiteri oya baretse wimubwira okay reka mvuge uyu mubiri uri kumva impamvu Satani donc twinjiye mu isi y'umwuka Imana ishobora kuba yarafese Satani we namenye ibyo akina nabyo yamuhaye icyo n'ubundi yari asanzwe afite uri kumva amuha umubiri wambawe no gukunda amazu amuha umubiri wambawe no kubyara n'ubundi kuko hari undi mugabo Imana yari yahaye ubwenge yari yaranditse ngo hari igihe umuntu abyara agapfusha ikintu cyabaye kuri Yobu ntabwo ari ikintu kidasanzwe ntabwo ari ikintu kidasanzwe ni ibintu bisanzwe yari afite amazu arahirimo ngumva ukuntu Imana yarebye agaciro karimo indani irabata ahangaha niho mbitse ubutunzi baretse gatoya utaza kuncika aho ntiwaba ugiye kugumura abantu ejo bajya babona hari utuntu twamurashe bagatekereza ko Yesu yaba yavuye mu buzima bwabo atakiri kumwe nawe donc tumurasa gute se nese ubundi urumva niba tujye muri reyeri y'ubuzima busanzwe ahangaha ni naho numva twagakwiye kwicara tukaganira ese umukristo uyu muntu uri mu buzima busanzwe ni riye tandukaniro ry'umuntu wizera uri mu bwami bw'Imana cyangwa se uri mu isi y'umwuka donc no kuba mu isi y'umubiri kuko mu isi y'umubiri ntabwo bikora ko mama pasiteri ararwara mu isi y'umubiri ntabwo bikora ko mama pasiteri aragira ahantu akaba afite ubuzima bwiza ubwo urumva uhise unyinjiza cyane muri iyo topic reka uyu munsi aricyo kintu tuza kwibandaho ese ubuzima bw'umukristo mu isi y'umubiri yego ifatika iyi ngiyi ubwo turavuga ino sirireyere kuba duhura n'umuntu Nyabugogo duhura mu mujyi twicaye hano none ubuzima bw'umukristo mu buryo bw'umwuka cyangwa se nkunda kumva bavuga ngo bw'isiyoni bwa gakondo yo hejuru nyine iwacu yo mama pasiteri tubwire bundi muri make nk'umushumba mbere yuko mbaza Robert iki kibazo ubuzima bw'umukristo bugaragarira hano inyuma mu isi y'umubiri buhuzwa gute n'ubuzima bw'isiyoni cyangwa bwa buzima bw'umwuka tutarebesha amaso aho tubihuriza iyo turi mu isi y'umubiri ariko kandi kuko Bibiliya ivuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza nuvuga ngo iyo turi mu isi y'umubiri tubasha kujera iyo turi mu isi y'umubiri tubasha kujera iby'umwuka iyo turi mu mwuka tujera iby'umubiri iyo turi mu mwuka mu isi y'umwuka tubasha kuba mu isi y'umubiri bitatuvunnye yego
ushatse kumbwira ko uyu muntu ari mu isi y'umwuka ashobora gukontorora ibyo mu isi y'umubiri ari mu isi y'umwuka? Iyo uri mu isi y'umwuka iby'umubiri birakorohera. Mama Pastor, iyo tuvuze mu isi y'umubiri haba harimo no gucuruza, gukora akazi ka leta. Ubu nshobora kwirirwa mu isi y'umwuka, wenda n'isi y'umwijima. Reka dukoresha amagambo meza n'isi y'umwijima. Oya, isi y'umwijima n'isi mbi, ahubwo reka tuvuge isi y'umubiri. Muri iyo si y'umwuka. Ubu nshobora kuba ndi mu isi y'umwuka, wenda tuvuge niriwe ikanyarira, urumva niriwe mu isi y'umwuka. Nakwigisha Kicukiro mu kigo nigishamo cyangwa n'ahandi aho nkora akazi, ndi mu isi y'umwuka. Mbihuza gute? Urabihuza ute ubihigiye? Iyo uri mu isi y'umwuka, ubundi isi y'umwuka niyo igushoboza kuba mu isi y'umubiri. Yego. Nyine umuntu abivanga ati kambaze Robert ubitekereza ndakugarukaho. Batubwire. Ushobora no hari n'umuntu ushobora kuba dukurikira kuba ari abantu isi y'umwuka ibaheye. Sibyo? Isi y'umwuka ibaheye. Ijambo ry'Imana ribivuga hiki. Yohana yereka ibyahishuwe, yaravuze ngo mbona isi nshya, mbona n'ijuru rishya. Sibyo? Hanyuma abantu bari mu isi nshya, uri kumva, ariyo si y'umwuka, nkabona babayeho ubuzima butandukanye n'ubuzima bwa hehe bwo muri iyi si bifatika. Kuko mu bigaragara njye na mama pasiteri twicaye hano, ni ukuri kw'Imana nta hantu dutaniye n'umuntu nanone wicaye mu isoko rya Kimironko muri butike ye. Sibyo? Kuko ubuzima afite, imibereho afite niyo mama pasiteri afite. Ariko hagati yanjye na mama pasiteri, hagati y'uwo muntu uri Kimironko mu isoko, uri kumva, niba atarimo separasiyo, ubundi mu isi y'umwuka, uri kumva, isi y'umwuka irebera mu maraso ya Kristo. Sibyo? Ikavuga ngo mama pasiteri ayisi mu maraso ya Kristo ni umukiranutsi. Noneho isi y'umubiri ikarebera mu maraso ya kimuntu, ya mitekerereze ya bwenge wa muntu, uri kumva, donko na karande, uri kumva, ya Satani ivuga ngo iki ni ikibi ni icyiza. Naho ngaho ibizingiye, nubwo buzima baba buzingiye aho ngaho. Rero ubu buzima bwo mu isi y'umwuka bubera mu isi y'umwuka. Ese nta kuntu umuntu ashobora kuba mu isi y'umubiri akaba mwiza kurusha uba mu isi y'umwuka? Isi y'umubiri nta bwiza igira. Yego mama pasiteri, wowe urabivuga iki? Isi y'umubiri ni bya bindi bavuga ngo ni bangeso nziza, ariko abo si bo bazabona Imana. Umuntu hano mu isi ari inyangamugayo, muri karitsiye bamwemera no mu mudugudu bamutangaho urugero, atanga neza gahunda imisoro ya leta, akaba yubahiriza ibintu byose, nta hari ikibazo yaba afite? Ikibazo yaba agifite. Mbona uyu muntu ari nawe ushingiye ku byo mbona imico igenderaho, mbona ariwe wajya mu ijuru cyane kubera Robert noneho utangiye kunzaho rero, utangiye kugendana uyu muntu utwita inyangamugayo hano ku isi, ariko iby'ubugingo ntacyo abifitemo, ntabwo uwo muntu ntabwo rwose nta bugingo yaba afite. Ushatse kuvuga ko umuntu ukora neza, akubahiriza ibyo amategeko amusaba, akita ku muryango we, akarihira abana b'ishuri neza, nta kibazo afite, uwo muntu nta juru azajyamo. Ariko ntiyakire Kristo nk'umwami n'umukiza, ntabwo ijuru rizajyamo abantu bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Yego. Urabibura byumva. Ntago ijuru rizajyamo abantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza wabo. Uri kumva? Tuganire tugendane gakeya. Nari ntararangiza. Umuntu ukijijwe uwo ni uzahabwa ubugingo, ni uzabona ijuru. Umuntu ukijijwe. Akijijwe iki mama pasiteri? Umuntu avuze ngo umuntu arakijijwe, ubundi abakijijwe iki? Wakiriye Kristo. Amara iki? Hari imbuto yera umukirisitu, hari umwifato wa gikirisitu. Umuntu ukijijwe, icyo twita agakiza ni ukuva mu kibi ujya mu cyiza. Yego. None se tubonye yanyangamugayo mu isi, dusanze umuntu nta cyaha agira imbere y'amategeko, nta cyaha agira mu muryango we, nta kosa na rimwe ashinzwe hatuye, yubaha n'Imana, yubaha Imana. Nabayanyeretse gato twavuze yubaha Imana.
ya Robert uti reka nifashishe na Bibiliya wenda ifashishe Bibiliya nyine udusobanurire yego Yesu ubwo buzima bw'ukuntu umuntu agomba kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza umukuri inzira ku murimo nk'uko urimo bivuga nibyo pfundo nari wenda reka twifashishe Bibiliya dusome mu Baroma urukumva ibice 4:3 sibyo umvishaga mu mapasiteri uvuga Abraham ari kuvuga ngo Abraham sekuruza w'abizera uwo yiringiraho umva ikintu cyamutsindishirije uzi ukuntu handitse haranditse ngo mbese ibyanditswe bivuga iki ntibivuga ngo Abraham yizeye Imana bikamuhanirizamo no gukiranuka Bibiliya ntivuze ko Abraham yagize gute yizeye donc ntabwo Bibiliya ivuze ko Abraham yatanze Isaka nk'igitambo aricyo cyonyine cyo ahubwo bivuze ko Abraham yizeye Imana imuhamagara ikamuga ngo uva kwa Sotera mu bigirwamana uzi donc Imana ikimuhamagara uko kwize donc iyo transaction yarizeye yes Imana ivuga ati va kwa Sotera ngwino come on iyo transaction yahise akora niyo yatumye Imana itangira gukorana nawe none itangira kumuha amasezerano akomeye iramubwira bya jambo watangiriyeho umuntu uzakwifuriza umugisha already ubwo nuko ngo Imana yari yaramuhaye umugisha mbere yuko mu mapasiteri akwifuriza umugisha sibyo mu mapasiteri ubu ngubu bano bantu wifuriza umugisha mbere yuko ubahesha umugisha Imana yari yarakuremye mu buzima bwawe kuzahesha abantu iki umugisha none mama pasiteri reka mubaze verisiyo umuntu w'inyangamugayo dusanze ko aba mu buzima bwiza avuga ati nge nta kintu nshinzwa mu mudugudu ndi inyangamugayo aho nkora ndi inyangamugayo mu kazi kanjye n'abantu bamuhamiriza n'abantu kandi babihamya ko ari inyangamugayo nk'uko Robert bivuga niki wabwira uwo muntu mu gihe yaba yiringiye ko ibyo bizamuhesha ijuru atarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza icyo namubwira bene uwo muntu kuko barahari icyo namubwira nuko yakwizera yakongeraho gushaka Kristo nk'umwami n'umukiza we agatera indi ntambwe yo gushaka Kristo akatura akizera akatura iki kandi nta byaha afite kandi mu mudugudu wose Kristo ari umwami yewe ariko nta kuntu aratura iki kandi abamukikije n'imbuto yera bagaragaza ko umuntu ari umukiranutsi bagaragaza ko umuntu ari umukiranutsi ariko kuko ataratera intambwe yo kwizera yo kwizera Kristo ngo amubere umwami n'umukiza mu buzima bwe ntago bihagije yego ariko ubundi n'iki umuntu akora kugira ngo yature ko Yesu ari umwami n'umukiza Roba n'iki umuntu akwiye gukora mu gihe nta cyashinjwa nta nikosa yakoze n'iki umuntu akwiye gukora rero Olivier iki kibazo mbajire kagisubize n'abantu badukurikiye bacyumve neza nta kintu na kimwe umwana w'umuntu yakora kumva ngo yizere Kristo ijambo ry'Imana yavuze ngo hahamagawe abantu benshi hatoranywa bakeya Imana ubwo yarivugiye ngo nzitoranyiriza uri kumva ishyanga cyangwa se nzitoranyiriza abantu banjye kugira ngo ngaragaze gukiranuka kwanjye ni Imana yonyine uri kumva ifite ubushobozi bwo gutoranya umuntu akayizera gushatse kuvuga ko twebwe tugomba kwigaramira nta kibazo Yesu wazaza natadutoranya nta kibazo dufite none se Olivier tugendane nyine nibyo ndi kukubwira Imana nihita gutoranya imvuga ukuntu Yesu yajyaga anatoranya no mu bifatika by'abantu bisanzwe yaragendaga akareba nk'umuntu ari ku mazi y'inyanja ati ngwino aho yatoranyaga intumwa ariko ntabwo yatoranyaga abantu bose bazakira agakiza kuko nyuma agiye kugenda yasize abwira intumwa ngo mugende mu mahanga yose abantu bizeza abantu abemera mu babatize hanyuma asigizeza hari akandi kantu ngira ngo nongereho inyangamugayo turi kuvuga iri mu isi inyangamugayo ikeneye kubwirizwa yego ikeneye kubwirizwa jise n'amabo tuba twicaye hano wa Olivier urumva ari ijambo rimwe nasomye rivuga ngo umunsi Yesu azahaguruka aga ku ntebe y'ibwami ngo azafata intama sibyo avuga ati muze muraga ubwami bwa so nabageneye kuva itaragira gute itararema siko ijambo ry'Imana rivuga hanyuma ngafate n'ihene siko azigire gute azibwira ati mugende mujye kurimbuka kuva guhera ku isi yose mwanze gukiranuka kwera kwanjye urukumva muri izo hene harimo izizaza zikwatewa yatasiyo nigeze kumva ikiganiro cya pasiteri umutware wawe ari kubwiriza ukuntu zizaza kwigaragambya uri kumva agati mbongewe nitwa pasiteri Robert nahanuraga mu izina ryawe nabwirizaga mu izina ryawe urumva uyu muntu uri guhanura mu izina rye aramuzi neza aramusobanukiwe yego uri kumva Yesu amwitegereze mu butware bwe mugati toka njye imbere sinigeze nkumenya
undi ati se kubera iki uri kuneza ziriya hene ngenzi zanjye kandi narakoze ngenda naririmbaga ibiterane narabyuzuzaga uri kumva ati hari ibintu naguhaye kugira ngo ukore wanga kuzakira sibyo ari nacyo kuvuga ngo uyu muntu w'inyangamugayo akeneye kubwirizwa uzi ikintu abantu bizera Kristo dukwiye kujya mu isi nawe Olivier ukwiye kujyaho ni ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza abemera nta gahato kaba karimo abemera umuntu iyo yemeye rero niho ajya muri rya jambo twize ubwashize ribanga icyo akora bamwemeye none buretse tukiri aho ngaho maze iminsi nkunda kugenda kuko ndi gukora ubushakashatsi ku kintu kijyanye n'agakiza no gutunga Imana mu buzima bw'umuntu hanyuma kujya nk'ahantu uri umupagani ugiye nko mu cyumba cy'amasengesho kwaza mama pasiteri kwa Robert nubwo ukora ibiganiro bya gospel ariko uwo ngo ni umushumba banyira ngo numve ndashaka kugira ngo numve verisiyo y'umushumba umuntu yakwinjira muri icyo cyumba akihagera asanzwe yibera mu buzima bwe nibwo bwa mbere ngiye mu itorero bagahita bamuhanurira bakamubwira imirimo Imana izamukorera ese Yesu yabonye umuntu ahita amubwira byose n'amabanga yose ahita yamenya ataranizera birashoboka ko aho ngaho naho twatinde tunahasobanurira abantu Imana ushobora kuza muri icyo cyumba waje ushaka uvuga utereka njyeyo ndebe ibyo bari abantu babamo hari igihe abaje kuneka ngo hari n'ushaka kuza kuba iki kiganiro agatereka njye kumva ibyo bano bantu bari kuvuga ariko wahagera mwuka w'Imana akakwakira akakubwira ati ikaze mwana wanjye uzankorera ca bugufi wihane uyu munsi ni uwawe n'igihe waguhamagaye kenshi mu bantu baba mu byumba nuko bigenda n'igihe wakuraritse emera wihane uce bugufi kuko nashaka kugukoresha ako se mama pastor iyo umuntu aje nka gutyo wamugani uvuza akantu numva ni keza iyo umuntu aje gutyo akaza uwo munsi Imana igatajya kumuha nayo masezerano birashoboka kuko Bibiliya ivuga neza ngo icyo turusha abandi tubitse ibyasezeranijwe kuko iyi Imana iguhaye donc yakiye mu buzima bwawe ibintu byakeraga bishize ubonye bishyashya uyu muntu winjiye ahantu agahabwa amasezerano donc agaca bugufi yiberaga mu byaha bye urumva akaza akabaciye bugufi akihana ibyaha bye ababikuweho cyangwa bigumaho abo kanya yo wizeye ibyaha byawe bibabariwe ubwo n'uwo murongo w'ibyaha azanye cyangwa ibizakurikiraho nyuma ntago abibabarira ubundi iyo tukizera uzakurikire neza abantu Imana ibwira ngo akiza ikamuha amasezerano iba yabanje kumubwira ngo iyeze ihane wakire wowe muri iryo yaririmbye neza avuga ngo kugeza ubwo nageze ngo ahantu heza cyane uri kumva munsi y'umusaraba hangirira umumaro uyu muntu akimara kuhagera akaza akakira Yesu umwami n'umukiza sibyo imitwaro yose ikamuva ku mugongo iyo azakora nyuma ntabwo iyo imuvuyeho iyo azakora nyuma se ibyo ko ari cyagihe umuntu akiri ku isi agenda adandabirana ariko kandi ukagaruka mu buntu bw'Imana cyangwa azakora nyuma nta nubwo bateganya mu byo nzakora nyuma ntabwo tubiteganya ariko babizaba bishobora no kutaba hari umuntu waba ku isi atagira ibyaha mama pastor ariko tubayishwaho na mbabarira iyo uguye mu cyaha ukakimenya ariko nabwo utakigambiriye icyaha utagambiriye cyose ukagisabira imbabazi Imana yakikubabarira none se iyo bavuze ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara kuki abantu babyitegura mbere yuko intambara zibaho intambara zibaho nyine kuko turi mu isi ariko ntiwambwira ngo turabizi ngo urihaniye ngo ariko n'ejo bundi hari ariko mama pastor aho n'icyaba ari ikimenyetso cy'uko barokora ibihumuriza ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara ngo ntawe satani atatera ugasanga abantu ba muri ubwo buzima akarinda apfata nakijijwe kubera kuba mu buzima bwo guhora yumva abantu benshi nicyo kintu kizanabarimbura babwize n'ukuri abantu benshi bazarimbuka kubera kwitera ikinya turi mu isi dufashe igihe mu ntambara nese ubwo Yesu yabaramanutse mu ijuru aje kwenda iki tubwire mushumba iyo tuvuga dutyo iyo turi mu isi icyo tuvuga intambara ni iki bya bindi bikugerageza uko utigeragezwa kandi mama pastor umuntu wakiye Yesu umwami n'umukiza donc akaza mu bugingo bwe Yesu akinjira muri we akaba yicaye muri we agumya kuba mu isi cyangwa ajya kuba mu ijuru nta nubwo turagera mu ijuru turacyari mu isi isi ikorerwamo ibyaha gusa twagira ubuntu tumurikirwa n'umucyo ku ijambo ry'Imana atari ko rivuga ngo iki riravuga ngo tugaragara nk'abantu batariho dutunze benshi icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri
turi umunyu w'isi yego tukaba n'umucyo waryo uri kumva ni ukuvuga ngo umucyo ntabwo ujya ya hari ukuntu dukomeza tujya impaka gutya Robert wenda abantu bakaba bavuga batese mu by'ukuri kubera iki abantu bakomeje guhangana ariko ngira ngo nuko nizamaka nyine tuvuga ko ari kugira ngo tubarize n'umundi muntu hari nawe jya muri commentaire bwa ariko nkurikije ibyo Robert ari kuvuga sibyo nkurikije ibyo mama pasteur ari kuvuga nibyo yes reka tugane ku musozo wenda tuvuge ngo buri wese natanga version ye cyangwa se conclusion ku mwanzuro kuri iki kintu twaganiraga cyo guhuza ubuzima bwo mu isi y'umubiri hano mu isi tubona y'ubunyangamugayo ko umuntu akora neza akumva ko bihagije muri we akumva ko nta kibazo ari usanga abantu benshi bakomeje no kugumukira yes batagishaka kuba imbere y'Imana bavangwa n'ubundi n'ababa mu rusengero ese ubundi umuntu yizeye Imana kubera runaka ubundi conclusion yawe ni iyihe Robert kuri iki kintu dusoza reka mbere byose shimira abantu badukurikiye wenda hari ikintu bakuyemo muri iki kiganiro burya nta ijambo ry'Imana ryarimanukira ubusa ku bantu undi mwanzuro rero natanga cyangwa se nka conclusion natanga nuko ubundi ubuzima bwo mu mwuka bubera mu isi y'umwuka n'ubuzima bw'isi yisanzwe bubera mu isi isanzwe sibyo ntago ibi tuvuga ngo dufashe igihe mu ntambara ntago bikuraho uko nyine ejo nzasonza ejo ngahaga ntabwo bikwiye ko ejo nzabura icyo kwambara ejo nkakibona sibyo ubwo ni ubuzima busanzwe ni nayo mpamvu abantu bo muri ubuzima busanzwe bo mu isi batubwira ngo turabasazi umuntu agashima Imana ko Imana yamuhaye itike yurira indege n'undi nawe uyurira adasabye atari n'abishima ko si kira ni igitangaza sibyo ariko iyo tugiye mu isi y'ubuzima bw'umwuka Yesu abigishwa be yatoranije akimara kubatoranya bakibana nawe mbere bari babaga mu buzima bw'umubiri busanzwe uri kumva arabitegereza abana nabo hari arangije amaze kugenda abarasezerano ryiza avuga ngo nzabohereza umwuka wanjye ngo hanyuma uyu mwuka ngo azaza ture muri mwebwe niba uzemeza abantu iby'iki ibyiza kabiri wazabigisha ndetse aninde ku bya data agire gute abibamenyesha usoreje kuri ako kantu reka mama pasiteri agacugura dusoza none umuntu utagize ayo mahirwe yo kwakira uwo mwuka wera ngo abe ari umwigisha iby'icyaha kandi we muri we akaba yumva ko akora neza mama pasiteri we n'iki yakora kuri uyu munsi n'iki wamubwira kugira ngo nawe abashe kugira ayo mahirwe yo kugira uwo mwuka wera umwigisha icyaha kuko we ntawe afite ikintu yakora murakoze rwose ndashaka kubwira abadukurikirana n'abatwumva uyu muntu twavuzeho uri mu isi w'inyangamugayo twita inyangamugayo wishinja ko umutima we nta kiba afite yubaha abantu akubaha agakora imirimo myiza ariko kandi akaba atarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza yagashishikariye gushaka Kristo agatera intambwe yo gushaka Kristo kugira ngo amubera umwami n'umukiza yego iyo ntambwe yayitera ate ni uguhamagara nimero zo kuri Philadelifia ni ugushaka urusengero rumwegereye hafi aho iyo ntambwe yayitera ate yabigenza ate yatera iyo ntambwe ajya mu nzu y'Imana yego bivuze ngo ubwanjye najye hano ajya muri Bibiliya nibyo yakafata ijambo ry'Imana agasoma ariko tugira kenshi uru rugendo tugira abatuyobora byaba byiza umuntu nk'uwo yihutira gushaka abamufasha ntabwo wafata Bibiliya ngo uyisome udafite wenda ikintu navuze koko urabona Bibiliya ni igitabo kirimo amagambo y'ubwenge no kugisoma ukagisobanukirwa nabonye bisaba umwuka wera reka tuvuge tuti wenda nibigire ku birenge by'abatubanjirije ushaka umuntu ubona wagufasha sina ngombwa kugenda umwubakiyeho w'icy'ingenzi nuko akwigisha akagusobanura ukuntu wegera mwuka wera ukuntu umuntu asenga agasaba Imana ikamuha umwuka wera hanyuma nawe namara gusobanukirwa muri mumara kwemera ukuri niko kuzaba batura nimumara kumva ukuri mukabona Yesu nk'umukiza niba mwaramwemeye mukamwegera ngaho ni mumwegere reka ngensoze kubera ko nagize amahirwe nkakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye andimo kandi numva atazigera avamo tuzanshake tuganire niwumva ibyo nizera naho ubyizera tuzajyane mu ijuru nako birashoboka atakubona hafi mutana ari kumwe ahubwo ashake n'undi muntu abonamwo uko kwizera Kristo barabaye mu mudugudu mama pasiteri azampamagare 078 52 1 6 6 18 murakoze yes ngira ngo rero nko mwarimo dukurikiye kandi mwagize ikiganiro cyiza kubwanjye numva ko mwaganiriye neza ndabashimiye ndetse na mama pasiteri turamushimiye
tanga nimero yawe, ndabizi abantu b'abashumba abantu baba bakeneye gusengerwa, cyangwa hari undi muntu hari akantu kamwisobwe cyangwa akaba yumva afite avuga ati ibi bintu ntabwo mbyumva neza, ashobora guhamagara. Robert we yamaze gutanga nimero ye, hanyuma na mama pasiteri nawe duhe nimero yawe ku buryo umuntu wumva afite confusion cyangwa urujijo ku kintu runaka yibaza akaba yahamagara kugira ngo mumufashe kuko nicyo mwahamagariwe. Urakoze, reka mbahe nomero yanjye ngendana. Ushatse wajya unankurikira kuwa gatandatu saa 4 z'igitondo ku kiganiro tugira kivuga ngo Imana irazirikana. Gica kuri radio, gica kuri radio Umucyo. Radio Umucyo kuwa gatandatu buri saa 4 z'igitondo wankurikirana, ariko telefone yanjye ni 0785 98 na 0722 74 93 aho ngaho ushatse wambona, cyangwa se kwa gatandatu isaa 4 z'igitondo kuri radio Umucyo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Reka Robert asoza dusengera Imana mu magambo makeya, hanyuma tubwira bari badukurikiye mwese ngo mwakoze kubana natwe, kandi niba wakunze kino kiganiro kora share, gihereze nawe undi muntu kugira ngo akuremo akantu kamufasha, kuko uba wubatse ubwami bw'Imana, kandi nawe hari amakambo uzahabwa ko hari umuntu uzanye kuri Kristo. Kandi niba hari nicyo wanenze, kanda muri comment utubwire ati ngiye bino ntago nabikunze, sinemeranya namwe, no nta mategeko abihana rwose. Kanda ni like uvuga ati impamvu ibyo bintu ntabikuze no kubera iyi ngiyi, utwandikire kugira ngo ubutaha tuzaze nawe tukugejeje ku ngingo. Robert ni karibu senga. Reka dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye. Waravuze ngo abantu babiri cyangwa batatu nibaterana no kuvuga izina ryawe ngo nawe uri mu ijuru uzamanuka kubane nabo, kandi ahantu uri Satani n'abadayimoni nibahakorera. Turagushimiye, dushimiye umuntu wakurikiye iki kiganiro akaba gisoje amahoro, kandi ubwiza bwawe umucyo wawe n'umusakareho umubonekere mu mutima we ndetse no mu bugingo bwe. Mweze twifuza ko twazabana nawe mu bwami bwawe. Ubuntu n'imbabazi zawe ibyo bimutwikira, amaraso wameneye ku musaraba amwoze amukureho gukiranirwa kose, kandi uhereye uyu munsi tumugize icyaremwe gishya mu izina ryawe. Urakoze ko abanye natwe, dusengera abantu bose bazumva iki kiganiro, kandi uzabaha imbaraga zo kwakira no kumenya ukuri kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.